Nshuti zanjye bene data ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye hirya no hino mu mpande z'isi. Ubuntu amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese bikomeze kubana namwe mwese ndetse n'abanyu bose. Ikaze muri aka kanya keza aho tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi mbazaniye itangazo. Nabonye umugabo w'umunyamakuru waje mu nyubako nini. Uyu mugabo yasaga n'ukutse umutima, maze ageze aho abantu bari bicaye ararangurura avuga ko amazi agiye kubura, ngo abantu bavome babike bikira mu masaha mu gitondo kandi biyuhagire, kuko nyuma y'ayo masaha ya mu gitondo nta mazi ari bwongere kuboneka. Njye nabyumviye ku ruhande kuko nari nitaruyeho gatoya aho abo bantu bari bari. Benshi babyumvishe babifashe nk'ibikino kandi bumva ko ari ikintu cy'inzaduka. Njye maze kubyumva byanteye ubwoba aho narindi, kubera ko nabonye abantu batabisobanukiwe nuko ntibita ku gaciro kabyo. Reka turebe icyo ibyanditswe bivuga ku mazi. Itangiriro igice cya mbere guhera ku murongo wa 2 turagera ku murongo wa 10, ariko ntabwo ari amagambo yose turi besome. Haravuga ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Umurongo wa 6, maze Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanya amazi n'andi mazi. Umurongo wa 7, Imana irema iryo sanzure igabanya amazi yo munsi y'isanzure nayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe ahumutse haboneke. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi ryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Mbere yuko Imana irema ibiriho nkuko tubisomye mu itangiriro, yabanje gutegura amazi. Amazi niyo afashe umugabane munini ku isi kuruta ubutaka, kuko afashe 2/3 byose, naho ubutaka bukaba 1/3 gusa. Rero amazi ni ingenzi kurusha byose biriho. Amazi abuze isi yanyeganyega ndetse n'ibirimo bikayikorerwamo. Imirimo yahagarara, ubuzima bwahagarara. Nta mazi abantu bapfa, amatungo yapfa, imyaka yarumba, nta network n'ibigendanye nayo, inganda zahagarara, ibiti ntibyakura. Bibiliya ikunze gukoresha amazi mu kugereranya kwizera, agakiza, ubugingo buhoraho, umwuka wera n'ibindi. Amazi ni ngombwa mu buzima bwacu nk'uko Yesu ari ngombwa mu buzima bwacu bw'umwuka. Amasomo akurikira ni icyegeranyo cy'ibyanditswe byerekana ko amazi azavugurura kwizera kwawe, ukwizera kwanjye, kandi ashishikarize imitima yacu kwiringira ibyo Imana itanga. Waza gusoma Yesaya igice cya 43 umurongo wa 2 n'uwa 3, Samuel wa 2 igice cya 22 umurongo wa 17, Matayo igice cya 10 umurongo wa 42, Matayo igice cya 3 umurongo wa 11, Zaburi 23 umurongo wa 2, Zaburi igice cya 63 umurongo wa 2, Ibyahishuwe 21 umurongo wa 6. Nyamara kumva iryo tangazo nahawe ubusobanuro dusoma mu Bami ba mbere igice cya 17 umurongo wa 1. Bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu basuke b'i Galeyadi, asanga haba aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka, keretse aho nzabitegekera. Eliya yabonye ukuntu abantu bari barabaye abahakana Imana, bitangira gukora ibibi birakaza, batanyuzwe bongeraho no kuramya Bali. Mu ifuhe ryinshi Eliya yerekera i Samariya kubwira umwami Ahabu ko nta kime nta mvura bizagwa kugeza aho azabitegekera. Wibuke ko Ahabu yari umwami w'Abisirayeli, ubwoko bw'Imana. Igihe yari ku ngoma yakoze ibyangwa n'Uwiteka, abonye ko bidahagije arongora Yezebeli, umwamikazi wasengaga ibigirwamana. Abami ba mbere igice cya 16 umurongo wa 30 kugera ku 34 haravuga ngo ariko Ahabu mwene Omuri akora ibyangwa n'Uwiteka kurusha abamubanjirije bose, nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati, ariyongeranya arongora Yezebeli umukobwa wa Etibali umwami w'Abasidoni, aragenda akorera Bali arayiramya. yubakira abari icyotero mu nzu y'abari
yari yubatse Samariya, kandi Ahabu yiremera Ashera. Ku ngoma ya Ahabu, Hiyeli w'i Beteli yubaka i Yeriko. Iyo umugaragu w'Imana Yosuwa yari yaravumye. Yosuwa igice cya 6 umurongo wa 26 habivugaho ngo, icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko, uwo bari bamaze kurimbura, avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Kandi ibi niko byagenze. Uyu Hiyeli wagerageje kubaka inzu y'i Yeriko, uko ubuhanuzi cyangwa se amagambo Yosuwa yari yavuze niko byasohoye. Eliya rero ntiyabashije kwihanganira ibyo bizira byose byakorwaga n'umwami wavugaga ko ahagarariye ubwoko bw'Imana, maze ku bw'ishyaka ry'inzu y'Uwiteka yemera gushyira ubuzima bwe mu kaga. Kubera ubwiza bwari butatse Samariya, imigezi yatembaga itari yarigeze ikama n'umunsi n'umwe. Abaho ntibiyumvishije uko yakama, maze bituma Ahabu n'abo bari kumwe bahinyura kandi basuzugura amagambo y'umuhanuzi Eliya. Eliya akimara kubwira umwami Ahabu ayo magambo, Imana yamubwiye guhungira iburasirazuba, aho yari kuzajya abona amazi yo kunywa n'umutsima. Bidatinze amagambo y'umuhanuzi yahise atangira gusohora. Abahise batangira gukoba no guseka igitekerezo cyavugaga iby'amakuba. Bidatinze babonye umwanya wo gutekereza bikomeye, kuko nyuma y'amezi make imigezi n'amasoko byarakamye, ubutaka ntibwongera kwera umwero wabwo. Kubura kw'imvura mu gihe cya Eliya kwateye amapfa, bituma ibwami bakangarana. Igihugu cyari cyiza kandi gitoshye kiruma, ibiti byiza bisigara bikokoye. Mwibaze namwe kuba nta mvura nta kime imyaka 3 n'igice, uko icyo gihugu cyari kimeze. Kubura kw'imvura kwatewe no kwimura Imana. Kwimura Imana kandi ni nako gutumye amazi agiye kubura. Umunyamakuru yabwiye abantu ngo biyuhagire kandi bavome babike, kuko amazi yari bubure mu masaha make. Ibyago bigiye kuzira abisha amategeko y'Imana bagahindukirira kuramya Bali. Dufite uyu munsi, aka kanya, ejo mu kanya kaza sahacu, watangaje ibyo yamaze kubura umuntu we. Icyo cyari ikimenyetso. Bene data, umunyabwenge, Bibiri tubwira ko kubaho Uwiteka nibwo ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Umunyabwenge uyu munsi wa none niyite ku iherezo rye, kubera ko haje igihe cy'amapfa, amazi agiye kubura, izuba ryotsa rizarasa, ubutaka ntibuzera umwero wabwo, ibyorezo bizarushaho kwiyongera, inzara ikomeye iraje, abantu benshi bagiye kuhasiga ubuzima, kandi bitubibona buri munsi. Amatungo nayo azapfa, kuko igihugu bacyujujemo gusenga ibigirwamana. Benshi bahindutse abahakana Imana, abantu baramya ibyaremwe ku mugaragaro. Abantu b'Imana bararenganywa kandi bakagirirwa nabi umunsi ku wundi, amanywa n'ijoro. Igihugu cyuzuyemo ubutinganyi kandi bacyujuje ubusambanyi. Uretse no gusambana gusa, ahubwo hakozwe n'imashini zisambanya abantu. Imibiri irakoreshwa mu buryo itagenewe. Benshi biringiye ubwenge bwabo, abandi biringiye ubutunzi bwabo. Abantu bizeye umutekano w'igihugu, ubwishingizi bw'ijuru ntibabukeneye. Baravuga bati n'amahoro nta kibi kiriho kandi nta cyago cyadutera, maze hakabaho kudamarara kwa bamwe. Igihugu bacyujije imanza zitabera, ubujura, kwifuza n'umwiryane, kandi hakunyurwa. Urukundo rwasimbuwe n'ishyari n'urwango. Amazi agiye kubura, kubw'uko benshi basubiye inyuma bakimura Imana. Kuramya Imana babisimbuje kuramya ibyaremwe, maze bahinduka bibwira ibitagira umumaro. Mu gihe cya Eliya, rubanda rwakomeje gushishikarizwa n'abatware kwiringira ububasha bwa Bali no kutita ku magambo y'ubuhanuzi bwa Eliya. No muri iyi minsi benshi barashishikarizwa n'abigisha babo, abayobozi babo, gusenga imana z'ibigaragara, zitanga ubukire bw'isi bumwe Satani yagerageresheje Yesu mu butayu. Abantu bakunze iby'isi n'ibiyirimo kuruta uwabiremye, nyamara twirengagije ko kwakira impano za Satani bituma duhinduka imbata ze, tugasigara turi ibikoresho yikoreshereza uko ashaka. Intwaro yo kumurwanisha twayirambitse hasi. Birababaje.
Mu gihe cya Eliya kandi abatambyi bakomezaga gushimangira ko ububasha bw'abari ari bwo butera imvura kugwa. Babwiraga abantu bati ntimutinye Imana ya Eliya cyangwa ngo muhindishwe umushyitsi n'amagambo ye, kuko bari ariyo itanga umusaruro ku gihe cyawo kandi akaba ariyo ibeshaho umuntu n'inyamaswa. Iyi mvugo irakoreshwa n'ubundi n'abigisha b'ibinyoma bakomeje kwiringiza abantu imana z'ibigaragara amaso. Intekerezo bazikuye ku waremye byose, ubumbatura ikiganza cye cy'iburyo maze agahaza ibyo yaremye. Bazerekeza ku biboneka by'igihe gito. Mbese byatumarira iki gutunga iby'isi byose ariko tukazabura ubugingo twari tubwizeye? Duhora tuvuga ko dukunda Imana, ariko se turayikunda by'ukuri? Kuko yavuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Dusuzume ko tutahindutse ababeshyi, abasenga ibigirwamana, abajura, abasambanyi, abarahira ibinyoma, abangana. Dore ikintu kibabaje cyane nuko ubutumwa bubwiriza umunyabyaha kwihana buburira abatuye isi ngo duhindukirire Uwiteka tumushakana umwete bigishoboka ko abonwa, kandi twitegura kugaruka kwa kabiri kuko ari bugufi. Tubwumva hakeye, ahubwo bwasimbujwe ubwo kwiringiza abantu ibitangaza biva ku bapfumu n'abakonikoni bo mu nsengero, aho benshi dushaka ubuhanuzi kandi twasize cyangwa se twarambitse umuhanuzi w'ukuri hasi, Bibiliya. Mbese ubuhanuzi twirukira, ubuhanuzi dushaka n'ubuhe? Twararambitse umuhanuzi wa nyawe hasi. Hari n'indi nyigisho yadutse dukwiye kwitondera, inyigisho yo kubabarira. Kubabarira ni byiza kandi ni ingenzi, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko nitutababarira natwe tutazababarirwa, ndetse n'amasengesho yacu atazumvwa. Ariko iyi nyigisho ifite undi mugambi. Ku basomyi ba Bibiliya tubona ko aho Yesu yageraga, umuntu wese yahindukaga mushya. Ntabwo yahindukaga ku kintu kimwe gusa. Uyu muntu kandi ntiyigaga icyigisho cyo kubabarira ngo areke icyavugaga ngo ntukibe, ahubwo yigaga icyigisho cyo kubabarira ni icyigisho kivuga ngo ntukibe, maze agahinduka kuri byose. Rero izi nyigisho tuzizibukire. Navuze ko amazi agiye kubura, ariko nubwo amazi agiye kubura, abo Uwiteka ntibazabura amazi yo kunywa n'umutsima wo kurya. Eliya n'umugore w'i Sarefati, Obadiya n'abahanuzi b'Uwiteka 100 yahishe mu buvumo bari bafite umutsima n'amazi yo kunywa. Ndabinginze ngo twite ku ijambo ry'Imana, kuko ari bwo tuzarokoka akaga kaje. Luka igice cya 4 umurongo wa 25 no 26 haravuga ngo, ariko ndababwira ukuri yuko hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe cya Eliya, ubwo ijuru ryakingwaga imyaka 3 n'amezi 6, inzara nyinshi igatera mu gihugu cyose. Nyamara Eliya ntiyatumwa kuri umwe muri bo, ahubwo atumwa ku mugore w'umupfakazi w'i Sarefati mu gihugu cy'i Sidoni. Uyu mugore ntiyari umwisirayelikazi, ntabwo yari yarigeze agira amahirwe n'imigisha nk'ibyo ubwo bwoko bw'Imana bwari bwarahawe, ariko yubahaga Imana nyakuri, kandi yari yaragendeye mu mucyo wose waraseraga mu nzira ye. Noneho ubwo nta bundi buhungiro Eliya yari afite mu gihugu cya Isirayeli, Imana yamwohereje kuri uyu mupfakazi kugira ngo abe ariho abona ubwihisho. Bene data, uko Imana ituzi niko kwa ngombwa kuruta uko abantu batubona cyangwa se batuzi, kubera ko Imana ireba mu mutima, ntabwo ireba nk'abantu. Imana yaciye ku bapfakazi bose bo muri Isirayeli, maze ishakira ubuhungiro umugaragu wayo, ko twavuga ko yari umunyamahanga kuri bo, kuko Imana yanezerewe umutima w'uwo mupfakazi wari ufite kwizera, kumvira, agakunda mugenzi we nk'uko yikunda, ndetse kurutaho. Ubutumwa Imana yatumye kuri Ahabu bwahaye Yezebeli n'abatambyi be ndetse n'abandi bayoboke ba Bali na Ashitaroti amahirwe yo kugenzura ububasha bw'ibigirwamana byabo, ndetse byaba bishoboka bakagaragaza uburyo amagambo ya Eliya atari ukuri. Ariko ntibaciye bugufi ngo bakoreshe ayo mahirwe, ahubwo barushijeho kugururira Satani imitima yabo, nuko barushaho kwishyira hejuru kugomera Imana.
no muri iyi minsi niko biri. Benshi ntidushaka gufata umwanya ngo ducukumbure mu ijambo ry'Imana, ahubwo dukomeza kwihambira no kugundira ibibi kugeza ubwo tuyobya inzira tukagwa tukava mu byizerwa. Ariko wewe wumva ubu butumwa, ndakwinginze gufata akanya ko gucukumbura mu ijambo ry'Imana, wumva icyo rivuga, inama zirimo ziba izawe, amasezerano arimo cyangwa se umuburo ubigira ibyawe. Nk'uko ubuhanuzi bwa Eliya bwari bwonyine buhanganye n'ibyiringiro byatangwaga n'abatambyi bakoreraga ibigirwamana, n'ubu niko hariho benshi mu bitwa abashumba, abapotre, ababishop, abaririmbyi, abahanuzi biringiza ibinyoma kandi biringiza abantu ibinyoma kandi bizabarimbuza. Ntabwo umuntu azarimbuka azize ukuri, ahubwo umuntu azarimbuka azize ikinyoma. Ariyo mpamvu njye namwe dukwiye guhaguruka tugakora nk'uko Eliya yakoze. Abahanuzi ba Bali bagerageje kuvuguruza Eliya, bizeza abantu ko barishobora gukomeza kugusha ikime n'imvura kandi gatera amasoko gukomeza gutemba. N'ibyatsi gutoha. Ubuhanuzi amagambo yabo yaza gusohora, umwami w'Abisirayeli yagombaga kuramya Bali ndetse na rubanda rukavuga ko Bali ari Imana, kubera ko bari bariyemeje gukomeza gufatira abantu mu buyobe. Abatambyi ba Bali bakomeje gutura ibigirwamana byabo ibitambo no kubyinginga amanywa n'ijoro kugira ngo bihembure ubutaka. Abatambyi bageragezaga gucubya uburakari bw'Imana zabo bazitura amaturo y'agaciro kenshi. Bagendagendaga bazenguruka ibicaniro byabo by'abapagani kandi bagasenga babikuye ku mutima, basaba imvura bafite ubwira no kwihangana nk'abakorera ukuri. Buri joro muri icyo gihugu cyose cyari cyokamwe n'umuvumo, humvikanaga gutaka no kwinginga kw'abo batambyi. Nyamara ku manywa nta gicu kigeraga kiboneka ngo gihishe izuba ryotsaga. Nta kime cyangwa imvura yahemburaga ubutaka bwari bwumagaye. Ijambo ry'Uwiteka ntiryigeze rihindurwa n'ikintu icyo ari cyo cyose abatambyi ba Bali bashoboraga gukora. Nk'uko byari muri iki gihe, n'ubu niko bigiye kugenda. Abantu birirwa batwiringiza amagambo y'ibinyoma ntacyo azigera ahindura ku ijambo Imana yavuze, kuko ijambo Imana ivuze rigomba kuzasohora icyo yaritumye. Nubwo hariho ibyo bihamya by'ububasha bw'Imana, Isirayeli ntiyigeze yihana kandi ntige cyigisho Imana yashakaga ko biga. Ntabwo babonye ko waremye ibibaho ari we ugenga amategeko yabyo kandi ashobora kubigira ibikoresho bizana umugisha cyangwa kurimbuka. Bari buzuye umutima w'ubwibone kandi baratwawe no gusenga ibigirwamana ku buryo batashakaga kwicisha bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, bityo batangira gushakisha impamvu bitirira iyo mibabaro yabo. Yezebeli yanze kwemera ko amapfa ari igihano giturutse ku rubanza rw'Imana. Kubwo gutsimbarara ku cyemezo cye cyo gusuzugura Imana yo mu ijuru, Yezebeli ndetse n'Abisirayeli hafi ya bose bafatanije kwamagana Eliya, bavuga ko ari we ntandaro y'akaga kose barimo. Mbese Eliya ntiyari yararwanije imisengere yabo? Yezebeli yibwiraga ko uwakwikiza Eliya umujinya w'ibigirwamana byabo wahosha, bityo n'akaga barimo kagahosha. Ariko igihe cyaje kugera, Ahabu ahura na Eliya mu Bami ba mbere igice cya 18 umurongo wa 17 ndetse na 18. Haravuga ngo, maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateye Isirayeli? Eliya nawe aramusubiza ati, erega si jye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Nabonye agenda gakomeye kandi cyane, umuntu kuruha umuruho yikururiye, mbese maze tugataka ngo ninde waturuhura. Twanamenya aho kuruhukira ntitujyeyo ngo turuhurwe. Icyakoze hariho abashaka kuruhurwa. Abo ngabo Uwiteka arababwira amagambo ari muri Matayo igice cya 21 umurongo wa 28 ngo,
mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Umuruho wo kubura amazi ntabwo ugiye guterwa n'abasenga, ahubwo ugiye guterwa n'abasenga cyangwa se n'abaramya bari. Ariko ndasenga ngo buri umwe uri bwumva aya magambo ngo akomere kandi azakomere mu gihe bizaba bikomeye, kandi ntihazabeho gutinyishwa n'abaduhiga, kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu yaremye. Yabwiye Eliya aho guhungira n'ubundi azabera ubwoko bwe bumwisunga amanywa nijoro ubuhungiro. Uwiteka niwe Mana yiyerekaniye ku musozi Karumeli, bidatinze n'ubundi agiye kwerekana. Reka nsoze n'ikibazo Eliya yabajije mu Bami ba mbere igice cya 18 umurongo wa 28 ngo muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana nimumukurikire, kandi niba ari bari aba ari we mukurikire. Uyu munsi ni indenge nawe duhisemo gukurikira? Ni Imana cyangwa ni bari? Igihembo cya buri kintu cyose, igihembo cya buri muntu wese kiri hafi gutangwa, ariko nashishikariza umuntu wese guhitamo igihembo cyiza. Igihembo cyiza ni ubugingo buhoraho. Imbere yanjye nawe hari ubugingo buhoraho, hari n'urupfu, kandi amahitamo ni ayacu. Duhitemo neza maze tuzabane na Eliya, tuzabane na Mose, tuzabane n'umwami wacu Yesu Kristo watwitangiriye. Ibyago n'amakuba bizaza, ariko nk'uko Kristo yabanje kugeragezwa kandi akanesha, natwe nitwihangana tuzanesha. Kandi ngo abihanganye ni abanyehirwe. Uwiteka niwe Mana, mureke abe ari we duhungiraho, mureke abe ari we dukorera, mureke abe ari we dusenga. Uwiteka abahe umugisha, ndabakunda.